birababaje cyane ndetse biragoye no kubivuga wenda nko ku badamu wenda reka mbari kuvuga bigaragaraho cyane abadamu rwose bibagaragaraho nibandebe nabi ntago rwose buriya kwihangana kw'abadamu muri iyi minsi kuri kuba guke cyane. Ibihangane babarira sosiyete, babarira umuryango, babarira abana babo, babarire ingo bashatsemo bazubake kuko hageze hateraho n'ibindi bintu byateye nabyo byoretse abantu mu minsi ishize. Ibigare by'abanyamasengesho, abanyamasengesho sindi kubarwanya, sindi kurwanya Imana cyangwa se amasengesho, ariko namwe ubwanyu hari awigeze yumva bavuga ko harasigaye haradutse umuco bati Imana yakunyeretse yaguhuje n'uyu, rimwe na rimwe bagasengana muri icyo kivunge kandi ko kubukwe bukanataha rwose bakabucyura nyuma y'imyaka 2 cyangwa se 3 wenda igihe bihanganaga bakagira 4 5 bakarusenya. Noneho ukurusenya kwaba kenshi ibintu by'ubutane hari igihe byaga kujya buterura umugabo akaba aracitse cyangwa umugore akacika akigendera akabura imyaka igashira n'indi gataha. Noneho ko hari uburenganzira wenda bagomba bw'abana n'iki bikaba byangwa ko ajya mu rukiko gusaba bwa butane ko bashyingiranywe yaramubuze. Duhagarare hano Fani twemeze ko kuba umuntu mwashakanya guciye inyuma ari ingingo idakwiye gushidikanywaho yuko uruko rugomba guhita rusenyuka. Ubundi ingaruka rero ziza ku batanye yaba umugore cyangwa umugabo buri wese ku ruhande rwe nizihe kugira ngo niba hari nabicaye bari gupanga ku meza ukuntu bagiye gutandukana bamenye ko izo ngaruka zizabageraho. Ingaruka rero rwose pe ndazivuga neza cyane barazumve. Ndabona uhise wunama banza ari nyinshi cyane zigoye kuzivuga kandi ziranakomeye. Iyi ngaruka ya mbere ibaho ni Nguhaye ikaze kuri televiziyo SINAI, Imana iguha umugisha kandi imirimo yose urimo ugubwe neza, nkwifurije umugisha w'Imana. Niba waramaze gukora subscribe uri umwe mu banyamuryango bacu beza kandi twishimira twifuriza ibyiza. Niba utarakanda subscribe ni akanya kawe ko kubikora kugira ngo tuzajye ucikwa n'ibiganiro byacu. Turi kumwe n'umubyeyi ntabwo ari ubwa mbere tumwakiriye kuri televiziyo SINAI ariko harushora kuba mubonye bwa mbere. Fani uraho? Muraho neza. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, ikiganiro nshishikariza abantu kukireba kuko kirimo amasomo rwose ukeneye, waba urubyiruko, waba wubatse, waba ugiye kubaka, waba uri na mukuru mu myaka, amasomo tugiye kumva urayakeneye. Ariko mbere ya byose reka tubanze duhamagara Imana tuguhe umwanya ubanza usenge hanyuma dutangire ikiganiro. Ikaze. Mana yacu nziza turagushimiye kandi turaguhimbaje. Imana yacu uradukunda, urukundo rukomeye rutarondoreka rutagira akagero, nuhimbazwe Imana. Turagushimira ko waturemye ukaturema mu ishusho yawe mwami. Turagushimira ibitangazo wagiye udukorera imyaka yacu yose ishize itambutse, wagiye ubana natwe. N'uyu munsi uri kumwe natwe kandi utugirira neza, ngo ngwino wongere kudufasha. Uyu mwanya tugiyemo iki kiganiro tugiye gukorana na bene data, turakunyuze kugira ngo ukomeze kudufasha no kutugira neza, twungura amagambo y'ubwenge kandi uduhe ubwenge no kunguka byinshi kandi byiza, kugira ngo dutegure urugendo rwacu twatangiye mu mahoro kandi tuzarusoze mu mahoro. Uzaduhe iherezo ryiza nk'iry'abakiranutsi, uzaturinde Mana, uzarinde intambwe z'ibirenge byacu kandi n'abandi bose bazumva iki kiganiro uzabakomereza amaboko. Urakoze, turagushimiye rero, ngwino ube hamwe natwe kandi uturinde ikibi cyose, mu izina rya Yesu Kristo umwami tubyambaje twizeye, amen. Amen. Arakoze cyane. Isengesho rirakomeye cyane, turyumvisemo amagambo akomeye. Imana iguha umugisha. Hanyuma tugiye kuganira n'ubushize ni icyo kiganiro twe twakozeho kijyanye n'umuryango. Umuryango niyo soko ivamo abakozi b'Imana, niho havamo abayobozi b'ibihugu, niho havamo abanyabwenge twireferaho cyangwa se twigiraho ibyiza byinshi. Iyo umuryango upfuye habapfuye ikintu gikomeye mu mibanire y'abantu n'abandi. N'ubundi niyo mpamvu aricyo tugiye kugaruka nk'uko ubushize twakiganiriye. Fani tuguhaye ikaze. Yego murakoze cyane. Meze neza? Meze neza. Niki cyatwemeza ko umeze neza?
byonyine sindwaye nubwo nicaye ubu ndi muzima cyane. Yego. Hanyuma reka duha amahirwe umuntu ukubonye bwa mbere. Twaraganira ubushize ariko birashoboka ko hari undi muntu ukubonye bwa mbere kuri televiziyo SINAI. Wamwibwira gute? Amazina yanjye nitwa Mukarire Françoise. Ndi umubyeyi, ndi umumama birumvikana. Yego. Mfite abana 3. Mfite n'umutware. Harimo impanga nkunda. Mfitemo impanga, mbyaye 2, mfitemo abana 3. Birumvikana ko harimo impanga. Tujye kuganira ku muryango nk'uko nari mbivuze, ariko tukiri aho ngaho Fani, umuryango ni iki? Ku muryango tuvuga muri makeya ubagombye kugizwe n'umugabo n'umugore n'abana. Abo rero niyo rishingiye nyine ry'umuryango mugari nka societe nk'uko twabivuze. Uyu munsi rero tugiye kuganira uwo muryango uko imyaka igenda ishira indi gataha, ibiwuhiga bikomeje kwiyongera. Uwo muryango tuvuga uko imyaka igenda ishira indi gataha, ibishaka kunyeganyeza uwo muryango biragenda byiyongera umunsi ku wundi nk'uko tubibona. Hari ibinyeganyeza imiryango imwe ikaguma ihagaze ikashikama, hari n'ibindi binyeganyeza imiryango imwe ikagwa ikarambarara neza tukayibura kandi twari tuyikeneye. Mu by'ukuri nko mu nteruro nk'imwe cyangwa ebyiri, ibintu bikunze gusenya umuryango ni ibihe? Impamvu bikubaje nuko tubihuje n'akazi ukora tutari buvuge ibyo bintu uhura nabyo cyane. Ibikunze gusenya umuryango akenshi ni biki? Ubundi ibikunze gusenya umuryango, ikintu cya mbere navuga, akenshi hari nk'imiterere. Ndavuga ibintu bibiri. Hari imiterere y'aba banyamuryango, hakaba n'ibindi nk'ibintu hanze bishobora kwinjirira umuryango. Ubwo ndavuga nk'ibibazo bishobora kwinjira mu muryango. Igishobora kwica umuryango rero ni ya miterere cyangwa se ibindi bibazo bishobora kuza byinjira mu muryango. Noneho mu kubisobanura uko nguko, iyo umuryango uriho, navuze ko umuntu ashinga umuryango yifuza ko uba mwiza, kandi umuntu wese ababyifuza. Niyo twatashya amaboko twifuza imigisha ikazagera kuri ba bantu. Hanyuma ya miterere rero ishobora kwangiza umuryango bitewe n'uko hari uburyo ba bantu bahuye, ariko hakabaho kuba wakwibeshya ku muntu. Duhite turasa ku ntego tubisobanure neza. Iyo miterere ni iyihe? Ni imeze ite akenshi ikunda kugaragara? Bibiliya hari ikivugaho nayo ngo nacyo uraza kitubwira. Birashoboka cyane ko nitubivuga mu migani abantu ntibari bubyumve neza. Imiterere akenshi aba ari iyihe mu by'ukuri? Mu by'ukuri kuko abantu baba bararerewe mu miryango, n'ubundi nubwo agiye gushinga umuryango avuye mu muryango. Avuye mu muryango, hari ibyo yahuriyemo nabyo, kandi burya iyo umuntu ageze hanze avutse, n'ubundi isi hari ukuntu igenda imuhindura, aho yize, aho yaciye, uko byagenze. Noneho muri ya miterere rero nashaka kuvuga, abantu wenda bahuriye kuri Facebook, bijya bibaho, cyangwa bahuriye kuri telefone, bahuriye muri bisi bagenda, ntuzi wenda uko uwo muntu yabayeho, ntuzi uko byamugendekeye, nta n'umwanya mugize wo kuganira ngo mwumviye bwa buhamya, mwutangane bwa buhamya, noneho umenye uko umuntu uzamutwara muri rwa rugendo rwanyu. Noneho wa muryango wazabaho ugasanga hari umuntu wenda wari umenyereye se kumva ko ari umuntu wigenga, kumva nta kibazo kindi. Iyo hinjiyemo undi muntu uzamushyira kuri kondisiyo cyangwa se amategeko azanye agomba kugenderwaho, bikamubangamira. Icyo gihe rero ya miterere yatagaragaje, hakaba habamo agasuzuguro, hakaba habamo se kurambirwana. Hari igihe ashobora kubaho kutanyurwa n'uko umuntu abayeho, akareba ku bandi ati kanaka hari ukuntu abayeho ariko ngewe ndabona byanze. Icyo gihe noneho mugenzi we ntiyihangane, urumva nawe ikibyara ni ikivamo n'iki? Amakimbirane ashobora kuza higa wa muryango. Nibyo twarimo tuvuga, ikintu gishobora gutuma umuryango usa naho unyeganyeze. Ku bwawe umuryango gusenyuka kwawo ni ikihe kintu ujya ubona ukavuga uti iki ngiki cyo byanze bikunze hatabayeho Imana iki cyo cyawusenya pe? Noneho ni ikihe kindi nacyo ushobora kuvuga atari ko iki nubwo kiwusenya mbona nta mpamvu kuko cyo kitagoye? Ibintu byasenya umuryango burya ni byinshi. Ni byinshi, ariko nk'uko twavuze
yuko akenshi hashobora kubaho imiterere y'umuntu cyangwa se ibindi bibazo bizinjira mu muryango. Wenda navuze ku miterere, ariko wenda nk'ibibazo byinjira mu muryango biturutse hanze, ariko mu by'ukuri byagiramo hakagira uburyo kibuhinduka. Tuvuge nk'ubukene. Yego. Burya n'ubukene hari igihe bwinjira mu muryango hatabayeho gusenga, ntihabeho kwihangana, n'ibintu bibiri wahita usenyuka bikarangira. Kubwaho ubukene nabwo buri mu bintu rwose bya hafi cyane. Biri mu bintu bya hafi bikunda kwinjira mu muryango ugasenyuka iyo hatabayeho gusenga no kwihangana bigasenya. Hanyuma ibindi ni nk'ibyaha. Burya tujye tuvuga ibintu neza, gucana inyuma akaza ibyaha, umuntu ntabeho kwishimira mugenzi we, akabona kwenda yibeshye, ibindi biza ibishuko, ubwo byose. Ubundi umuntu aca inyuma mugenzi we bigenze bite? Ni kwa kutanyurwa. Impamvu nyamukuru dukurije izo ujya uhura nazo, buriya bigera ubwo umuntu aca inyuma mugenzi we bigenze bite? Abantu iyo bashakanye ari umugore n'umugabo, nibwo niko turi kuvuga ni wa muryango, bakabana, tukemera kubana akaramata, nzagukunda mu bibi mu byiza, amasezerano tuvuga. Hari ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu aca undi inyuma. Icya mbere, iyo habuze communication cyangwa se kuganira hagati y'abashakanye, ibyo bintu rwose bishobora gutuma bihera ku gukekana, kutizerana. Ibyo bintu bikaba byakujyana bikakugeza kuba waca umuntu inyuma, mugenzi wawe inyuma, cyangwa se uwo mwashakanye. Umugabo akaba yaca umugore inyuma, cyangwa se umugore agaca umugabo inyuma. Iyo batabaye kuganira ngo mushyire hamwe muganire ikitagenda neza, birashoboka. Ikindi, burya iyo abantu babana ntihabura amakosa. Ariko burya nemera ko amakosa abaho, ariko n'imbabazi zikabaho. Hanyuma rero noneho kuzajya guca umuntu inyuma ni communication yabuze, byose biba byapfuye. Ubukene rero ndamugarukaho nanone, burya habayeho ubukene no kunyurwa bigeraho bikabura cyane, wenda nko ku badamu, wenda reka mbari kuvuga bigaragaraho cyane. Abadamu rwose bibagaragaraho, nibandebe nabi ntago rwose buriya abazanyumva kwihangana kw'abadamu muri iyi minsi kuri kuba guke cyane. Ibihangane, babarira isosiyete, babarira umuryango, babarira abana babo, babarire ingo bashatsemo, bazubake. Kuko iyo habayeho kutanyurwa kwa kundi, hari igihe bishobora gutuma ashukishwa n'ibindi bishuko hanze, bikaba byatuma aca umugabo inyuma. Hanyuma ikindi, ariko ntahamya neza wenda ngo nshimangire, ariko tugiye mu ijanisha nshobora kubivuga, uwo byabayeho akabyumva akabyimenyaho ko byamubayeho. Hari igihe aba yarabayeho ari umuntu wigenga, akaca mu ngeso nyinshi. Rimwe na rimwe sinatinya kuvuga ko wenda hari n'abantu baciye no mu ngeso wenda zitari nziza z'ubusambanyi se. Hanyuma yashinga wa muryango akagera aho akumva umutima uranze, umutima wakwanga, ingeso ikanga. Akenshi bikunda kuba ku bantu baba barakundanye n'abantu, hakaba n'igihe bakundana n'abantu bakumva wenda hari gahunda bafite bazabana nabo, abo bita bakunda kwita aba ex. Aba ex nabo hari ukuntu bari kwitwara nabi mu miryango y'abandi, bakaba bajya gusenya. Nabo buriya bafite uruhare runini kuba bajya gusenya ingo z'abandi zubatse. Ni umuntu iyo yahuye n'umuntu bakabana bagakundana bikomeye cyane, bakagira ku rwego rwo hejuru, ntibibe ngombwa wenda ko bashakana ngo babane bitewe n'impamvu runaka zabiteye sinzi. Hari igihe agize umugisha akongera akamubona, bashobora kongera gusubukura bwa bucuti, bukaza wenda ari bite wari warabuze utuntu nk'utwo, bigahera aho ngaho, ugasanga atakupa communication cyane n'uwo muntu uri hanze, bikaba byagira ingaruka kuri wa muryango, akenshi ukabura asenyutse. Ubundi se ni gute umugore cyangwa umugabo, uwo tugiye kuvugana umwe muri abo, ni gute aca inyuma uwo adashaka gutakaza, ariko akamuca inyuma ku muntu atifuza kugumana nawe? Buriya haba ku mugabo cyangwa ku mugore, iyo fenomene simba nyumva, ndashaka kwidusobanurira. Ni gute umugabo cyangwa umugore aca inyuma uwo adashaka gutakaza, ariko akamuca inyuma ku muntu nanone azi neza ko adashaka kugumana nawe? Akenshi ni bya bindi twavuze, byanze bikunze guca inyuma umuntu, hari inyungu ubikoze aba afite.
zishobora kuba inyungu z'ibifatika cyangwa se zikaba inyungu z'ibidafatika bitewe n'amarangamutima nuko yumva ushobora kumugeranya n'uwo batuye babana nk'abantu bakuru wenda bo barabyumva urumva mu rushako burya iyo umugabo n'umugore babana bagomba kubana hamwe bakarara hamwe bakuza inshingano zabo nk'umugabo n'umugore noneho wa muntu nawe niba ajya hanze gucinya umugabo we cyangwa se umugabo agacinya umugore we nuko hari ibindi binasa hari izindi experience cyangwa se hari ubundi bunararibonye hari yibwira ko akuyeyo bigatuma avuga ati ntacyo nzangenda ariko n'ubundi sinatakaza uwo twashakanye ariko ubu muri iyi minsi ho hari igihe uwo ngo n'uwabashije kwihangana ati sinamutakaza ariko akenshi igihe rwose namutakaza rwose akumva nta kintu kubwo guca inyuma uwo mwashakanye cyangwa umuntu agaca inyuma mugenzi we ni ingeso cyangwa biba bimugwiririye buriya rero byombi birashoboka bishobora kuba ingeso nk'uko twavuze ko hari igihe ashobora kuba yarabanye n'abantu benshi yarabonanye n'abantu benshi yarasohokanye n'abantu benshi uwo nguwo ashobora kubikora wenda bitewe nta ngeso yanze gucika iyo atihannye ngo agere ku musaraba amaramaze umwami Yesu Kristo amufate yihangane anyurwe n'uko yashatse n'urugo abayemo byanze bikunze ya ngeso ishobora kongera ikaze ariko bigashoboka ko n'umuntu ashobora kubikora bimugwiririye kuba yaca umugabo w'inyuma cyangwa umugabo agaca umugore w'inyuma bimugwiririye bishobora kumugwirira bitewe n'impamvu yenda se ashobora kuba sinzi ndi kugenda ntanga ingero nyinshi izo nziza zifasha abantu kumva urabona abantu tugira akazi ushobora rero kugira akazi gatuma wenda ujya gukorera ahantu kure y'umuryango wajya gukora kure y'umuryango urahamara iminsi birumvikana cyangwa se nushaka abe n'amasaha sinzi birashoboka ko n'icyo gihe bishobora kubaho ariko ubaye utari umuntu ufite umutima wirinda umutima ukomeye umutima utahemuka ngo ubindahemuka icyo gihe ushobora kubikora wenda bikugwiririye indi mpamvu ushobora kuba byaza bikugwiririye ni uko hari n'iterabwoba rishobora kukuzaho waba uri umunyantege nkeya ukabana none ubwo wagwa muri ibyo bishuko ntekereza ko ibyo bintu byombi ko ari bibiri birajyana kubera iki muri iyi myaka irimo imyaka ubwo ni nk'ibiri ishize cyangwa uyu nguyu turimo cyangwa 3 19 20 n'uyu mwaka turimo aribwo divorce umubare ugenda utumbagira ku rwego rwo hejuru kurusha imyaka yashize ngira ngo raza no kudufasha hari uburyo bubiziho kuturusha no muri raporo z'inkiko bagaragaza ko imanza zirimo nyinshi ibijyanye na divorce kubera iki muri iyi myaka kurusha mbere kuki bigenda byiyongera ibyo wenda ubushakashatsi umuntu yakora bwo bwaba bwimbitse cyangwa se abagenewe gukora ubushakashatsi banabijyamo bakazareba ko iyo mibare irahari myinshi nawe ntiworoshye iyo mibare irahari myinshi kenshi ngiye mbona ibingera imbere nk'ibyo mbasha kubonesha amaso yanjye ariko no hirya naho biba bicika usanga bimeze nabi ariko ugereranyije n'imyaka yashize byo ubona biteye ubwoba kera ababyeyi bacu ugereranyije nko muri 2005 cyangwa 2002 ukareba 2017 ukagera 2020 noneho ubona bigenda byikuba ku buryo bitera impungenge ejo hazaza reka turebe habanje uyu muryango wakorwaga umugore yumvaga ari uwo mu rugo nyine bagasaza n'ubu tujya tubona abakecuru n'abasaza basazanye ukabona ni beza ukabona ndishimye nkabona ni byiza noneho uko imyaka igenda ishira za 2000 na kangahe wenda muvuga 2005 kugera za 2010 nabwo ubwo gutandukana kwabagaho ariko ntikumenyekane kubera ko byakorwaga n'abantu wenda batari benshi noneho bigeze muri iyo myaka kuzamura kugeza ubu ngubu za 2010 wenda kugeza ubu noneho neza ugira ngo biri hanze mbese neza ugira ngo haje ishuri ribyigisha ahubwo rivuga riti ni kontra hari igihe byagezeho ndabwese
bazanye gusezerana contract twabimenya bakavuga bati ni imyaka ariko se nubwo basezerana contract ni ngombwa ko abantu baza gutandukana contract ari kibivuga hari igihe amasezerano atangiriye n'igihe azarangirira ntabwo byaza n'amakimbirane iyo procedure nisa hari ukuntu bizaba bimeze igihe contract itangiriye n'igihe izarangirira ntabwo yajya kurangira nk'abantu baze bacagagurane n'utarubazi abamenye ibyo bintu biba bireze cyane muri iyi minsi ariko iyo urebye mu mibare ibintu bihari ni ibintu bisanzwe rwose pemba bw'isukuri ni ibintu bisanzwe kandi na kera byabayeho nta gishyashya kigeze kiza muri iyi myaka cyatumye ubutane buza bugwira mu miryango bitabayeho kera inzara yajyaga itera natangiye mvuga hari ikintu gituma umuryango ujegajega mvuga ubukene ariko kera burya n'ubukene bwabayeho inzara zabayeho za ruzagayura zaki gusa nta nabayeho muri ruzagayura akabana n'abana akabana n'umugore agafata n'agafuka akajya za Uganda akajya ibyo byabayeho kandi akazataha akagaruka twavuga ko ubu kwihangana ntako bagira abubu yenda turaza reka turebe wenda utwo tuntu turebe tugeranye niba koko ibyo bintu bitarabayeho niba ari urugamba rwagiye rubaho abantu bakazagenda bagatabaruka n'umuntu atabarutse amaro kwishima ukanezerwa reka tuyifate nk'akazi k'iki gihe hari igihe abantu umuntu agenda we yasize akaba yamuhemukira noneho wa wundi kwiyo kwihangana twavuze kukanga kavuga ati ntabwo nabyihanganira agahita ayoboka iyo gutandukana buriya ni byinshi ibindi wenda hari ibintu burya hari igihe mu rugo mushaka kutagira ibyo mwumvikanaho ariko ntiyo byatuma abantu batandukana na kera byahozeho umuntu kwa mutumvikana ku kintu ntabwo cyatuma abantu batandukana ahubwo burya kuba mutacyumvikanaho nge ntabwo mbifata nk'ikibazo kuba utakumvikana n'uwo mwashakanye ku kintu numva atari ikibazo kuki ukibona nk'atari ikibazo ntabwo ari ikibazo kuko buriya hari ahantu mwahurira byanze bikunze hari ahantu mubiganireho neza n'ubundi hari aho mwagera mugahura kuko ibintu byose mugiye mugihuza ati dukora ikiti ndiyo kandi wenda bishobora kugira n'ingaruka ariko nshobora gutekereza reka wenda ngura imodoka katugura imodoka nkamwereka uwo mushinga wanjye nkaba nawe developye neza cyangwa se nawe umanukuye neza inyungu zizavamo ibintu byose nkamwereka kandi ngasanga nta kibazo ufite nawe akambwira ati ariko reka tubanze twubake inzu nawe akaba yawukoze neza akawunyereka ati nyamara tubatse inzu byagenda gutya twabaho nta kibazo dufite yaduha amafaranga se noneho nyuma tukazagura ya modoka buriya nubwo wenda unashobora gutinda kumvikana ku byo batumvikanaho kamba ariko mvuga ariko byanze bikunze aho ibintu bigeraho bigahura mukabihuza bikaba byahura ntabwo nakwinjira mu rugo rw'umuntu runaka cyangwa n'undi ariko n'uwabyumva wese burya kudahuza kw'abantu ahubwo burya niho hanava mu kuzuzanya iyo bavuze ngo abantu baruzuzanya nubwo wenda nakoresheje ijambo ngo kuba badahuza hari uko nabo ngo kuba badahuza ni uko hari ibitekerezo wowe ufite icyawe nanjye mfite icyanjye ariko nitukora deba cyangwa tukaganira byanze tukavanamo ikintu igisubizo kitubereye twese cyangwa se tunavuga tuti no reka noneho tube tubihagaritse ahubwo usanga bamugana ko tubihagaritse wenda tugihurijeho nyuma y'igihe runaka tukazabisubukura ibyo bintu nabyo akenshi igihe bitandukanya abantu ndabivuga ukurikije twari wari ukiri kudusubiza kuri cya kibazo nari nkubajenise muri iyi myaka ku cyariho byakabije urabibona nawe muri raporo wakira mu kazi ko byakabije kurusha imyaka y'ahambere byarakabije cyane ingingo abaza baje nko gusaba ubutane bafite ibyo bitwaje ingingo ubona zikunda kugaruka cyane ni izihe bitwaza basaba ubutane badashaka kongera gukomeza kubaka umuryango ingingo baza bafite ingingo ya mbere ni uguta urugo ibyinshi hari igihe avuga ko umugabo ataye urugo ese umugore we ntashobora kuruta tukiraho ni urugero narimvuze hari igihe avuga ati umugabo yataye urugo umugabo kuko si umugore gusa si abagore gusa barega n'abagabo bararega umugabo nawe ati umugore yataye urugo amaze imyaka wenda 10 yarataye urugo yantaye abana ibintu nk'ibyo wenda aho turaza kuhagaruka yego noneho ikindi ni kwa gucana inyuma twavuze yamuciye inyuma byagenze gute ikindi ni imitungo
ni imitungo barashakanye wenda banahera ku tuntu dukeya barazamuka imitungo iraza. Iyo rero ubukungu bwaje hari ukuntu n'imyitwarire ihinduka, imyifatire igahinduka, uko bifataga batarabigira bigahinduka. Noneho kwa guhinduka ugasanga hajemo na bya bindi byo kutanyurwa. Umuntu afite amafaranga ashobora kujya aho ashatse ntumukontorore. Uko guhinduka twabyita ko bizanwa n'umurengwe se? Nabyo byashoboka. Bishobora kuzanwa n'umurengwe cyangwa se no kuba abantu badasenga. Buriya urugo, umuryango nk'Abakristo, kandi nemera ko burya mu gihugu cyacu cyangwa no ku isi yose, kuko ubu butumwa kenshi bujyana no ku bandi bantu bandi hanze, ubundi twemera ko umuco habamo no kuba abantu kwemera Imana, twemera Imana. Nubwo wenda hari uburyo tuyemeramo butandukanye, ariko umuntu wese yambaza icyo Imana iyo yemera. Kandi no kuvuga ngo udashingiye umuryango wawe ku kwemera Imana ngo uyiragize umuryango, bishobora gutuma wa murenga uzinjira, kandi burya wasenze ukashima Imana aho ugeze, ukibuka iminsi ya kera. Reka twe kuvuga umurengwe, kuko iyo tuvuze umurengwe hari igihe umuntu yumva ari ijambo riremereye, ripika, rikubita cyane, rijomba umuntu. Ariko rimwe na rimwe reka tuvuge kwibagirwa, reka dukoreshe ijambo kwibagirwa. Hari igihe umuntu yibagirwa aho yavuye, aho yakageze ngo ashimire Imana ibyo imaze gukora, akaba yajya muri izo ngeso zindi. Ukibaza impamvu yabiteye, ugasanga Satani yaraje yicara hahandi. Kandi burya Satani yije ikicara mu rugo, burya umwanzi ajyaho ubutunzi buri. Ubutunzi tuba tuvuga rero, ubwa mbere tuvuga ni ubugingo, ni mu mutima. Niba ari umuntu usenga, ari umuntu ukunda gufasha abantu, ari umuntu uciye bugufi, ari umuntu utinya icyaha, ikintu cyane mvuga, ari umuntu utinya icyaha, Satani nawe akora ku buryo akurwanya, akajya yurira kuri bya bindi ukora mu mirimo. Satani yinjira ahantu tugenda dukora. Niba umucuruzi azinjirira ku bucuruzi, niba uri umukozi wa leta nk'uko kose azinjirira mu bantu usange hari ahandi bakurenze, asange akwereke ko hari ibyo wacitswe. Satani ni mubi, ni umugome, utabaye maso urumva yakurimbura. Haba hari amadirishya menshi ashobora gucamo kugira ngo yinjire. Umuryango mu by'ukuri turi kuganiraho ku bijyanye na gatanya, izo mu ndimi z'amahanga zitwa divorce. Twari tubimenyereye abantu bibwira ko ari ibintu bitagera mu nzu y'Imana, mu bantu b'Imana, mu Bakristo. None ubu ngubu naho ngira ngo nabo mujya mubakira wenda mukazokora bije ubu, cyangwa na mbere naho byari bikabije nk'ubu ngubu, aho n'Abakristo babandi twizeraga, ya miryango twizera, ujya kubona ukabona uratunguwe, umuntu utakeka ukabona aje gusaba gatanya n'uwo bashakanye kandi ari Abakristo. Birababaje cyane ndetse biragoye no kubivuga. Ukajya kumva ko umuntu wari umukozi w'Imana, wakoraga imirimo y'Imana mu nzu y'Imana, kandi bose ndetse kuva ngo bagiye mu butane, wibaza ikintu cyabiteye. Akenshi burya ibintu by'urugo nta wundi muntu wo hanze wagombye kubyinjiramo. Abantu baba barahuye bagakundana imyaka myinshi, bakabana neza, bakagira ubwo bakora ubukwe rwose tukanabutaha. Hari n'amagambo pasiteri ajya avuga cyangwa se padiri dusoma mu ijambo ry'Imana. Ni cyo kintu cya mbere mu ijambo ry'Imana mu itangiriro, nicyo kintu hari cyagiye kibanza, kuko umuryango watangiye kera muri Edeni, ko si byiza ko umuntu aba wenyine, reka tumuremere umufasha umukwiriye. Ariko muri iyi minsi mu nzu y'Imana hari kubonekamo abantu benshi bari gutandukana. Ndagira ngo wenda iki kiganiro nk'abantu bazacyumva bazihangane, bakomere ku muco, bakomere ku Mana yabo, bayishikameho, bayiragize urugendo. Ikindi ni uko nubwo hari kuba divorce bimvuga, nk'iyo uzibonye nk'izo zo mu nzu y'Imana, agahinda karakwica, ukavuga uti ese hari cyambere hari abantu bihanganiye ibintu. Ni impamvu yose wazana burya, kuko mu masezerano dusezerana avuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse gutwara itorero rye ryera. Uriya jambo turarivuga tukamanika ukuboko tukabivuga. Mu mategeko
uko amategeko akoze hari ingingo zivugamo ubutane. Nubwo amategeko y'ibihugu hari ingingo zivuga ku butane, ariko Bibiliya yo nta hantu igeze ivuga gutandukana wenda k'umugabo n'umugore. Hari aho mu isezerano rya kera bavugaga ko umuntu ashobora gusenda umugore yamufashe asambana, n'aha ngaha byaje kuzamo, ariko mu isezerano rishyaho kuko Yesu yaje agapfa urupfu rwo ku musaraba akamena amaraso. Ntekereza ko buriya nubwo umuntu yaba asenze umugore kuko yamuciye inyuma, ariko burya tugaruka kuri uwo muryango iyo harimo abana haba harimo ikibazo. Mwe muba mwikunze, navuga ko muba mwikunze, reka tuvuge bisanzwe, muba mwikunze. Mu by'ukuri n'iryo juru ndabizi ko mu ijuru hari igihe Imana umunsi w'imperuka bavuga ngo mu byahishuwe Yohana bavuga ngo mbona abantu bose bo mu ndimi zose n'amahanga yose bateraniye imbere y'intebe y'Imana. None ngo igitabo kikabumburwa, hari umugore uzaba warihanganiye izo ngeso we umugabo yagize, uzataha rya juru wumve ko nta kimenyi kizaba ngo wewe waragowe reka we tukubabarire rwose, nta kundi ari kubigenza. Ariko hari abantu bahuye n'imibabaro, bazaba bahuye n'imibabaro bakihangana bagashinga iryinyo ku rindi. Abo bantu rero ngewe ntekereje, kuko twese turi abantu, umuntu wese burya yambaye umubiri. Birashoboka ko wenda umuntu ashaka kubivuga, ariko wenda kubikora bikaba ikindi kibazo. Ariko uhita utekereza ati nk'ubu hari umuntu wababajwe kurusha ngewe, uwo muntu azashinja, azakurega, azatambuka imbere y'intebe y'Imana, atambuke yemye. Wa wundi yo byananiye agacamo isezerano kabiri, kuko burya gushyingirwa n'isezerano umuntu agera n'undi, ariko rishingiye ku ijambo ry'Imana. Rero nkabona ko ubwo kuntu ubutane buri kuza bwiyongera, habuze ibintu byo kwihangana, habura ikintu cyo gusenga. Mushaka kuba umugore n'umugabo mwese musenga mugize umugisha pe, ariko hari n'igihe umwe acika intege agasa naho acumbagiye. Wowe witwa ko usigaye wicika intege, ahubwo buriya niho urugamba rutangiye kugira ngo wongere wihangane usenge, kuko niba Imana tuba ngo ishobora byose, twararirimba ngo ishobora byose, twarayisenze ngo ishobora byose, nawe yagushoboza. Hari n'igihe biba ari ikintu kije kugira ngo kwihangana kwawe kurebwe ko gushyitse, ariko iyo kwanze nyine ukabirangiriza mu rukiko birangira bityo. Twari turi kuvuga ku kintu kijyanye impamvu zishobora gutuma koko umuryango usenyuka. Twakomeje ku kintu cyo gucana inyuma kw'abashakanye. Ni imwe mu ngingo nawe watubwiye ko ikunda kugaragara muri raporo wakira mu kazi ukora. Duhagarare hano Fani, twemeze ko kuba umuntu mwashakanye aguciye inyuma ari ingingo idakwiye gushidikanywaho yuko urugo rugomba guhita rusenyuka. Ubundi mu mategeko yo mu Rwanda, reka tuba tuvuga cyane, ariko wenda nk'ay'ibindi bihugu byarukunda agenda avuga, ntabwo wabyinjiramo. Ariko nk'itegeko ryo mu Rwanda hano, divorce cyangwa se ubutane, hari impamvu z'ubutane ziba ziriho. Ubusambanyi rero cyangwa guca inyuma uwo mwashakanye nayo ni imwe mu mpamvu z'ubutane. Iyo umuntu rero aje mu butane akaza anazigaragaza afite ibimenyetso bigaragara, uwo muntu aba ari mu nzira nyine yo kuba yabona ubwo butane. N'undi mugenzi we akazaza akagira ibyo abivuguruzaho, wenda agaragaza ibimenyetso. Itegeko rifite uko ribyanzura. Ariko ubusambanyi cyangwa guca inyuma uwo mwashakanye ni icyaha, ni impamvu y'ubutane. Uretse n'ibyo kandi no mu byaha bikorwa bishobora no gukurikiranwa n'amategeko. Iyo wafashwe icyo gihe hajeho ubushoreke, umugabo akaba yacyuye undi mugore kandi afite umugore w'isezerano, icyaha cy'ubushoreke nacyo rero amategeko hari uko ateganya uburyo gihanwa. Mu muryango wacu, niba navuga umuryango nyarwanda, sinzi niba uraza kudufasha no mu yindi mico y'ibindi bihugu niba ariko bimeze, ariko mu muryango wacu twakuze twumva ko umugore wasambanye bigomba gusenya urugo, bitagomba kwihanganirwa, ariko umugabo we wabikoze bikafatwa nk'ibisanzwe. Kuki?
impamvu ubu ngubu atari nk'uko wenda kera uvuze ni mu muco wenda kera ibyo bya kera ariko buriya mu mategeko buriya abantu bose barareshya imbere y'amategeko nta kuvuga ngo itegeko nshinga ubundi rivuga mu ngingo ya sinuka neza wenda ariko bavuga ko abantu bose bangana imbere y'amategeko n'icyaha rero cyakorwa cyangwa se ikosa ryabaho umuntu warikoze yarariryozwa ntaho biri rero yuko umugore kuba yaciye inyuma igitangaza ntabwo ari wowe wakoze igitangaza kuko yabikoze umugabo akamurega akagaragaza ibimenyetso icyo gihe nyine aho ngaho wowe winjiye mu bitabo kwa kundi ubu birambura amapaji tugaruke noneho mu myumvire yacu yo mu muryango mu bantu mu buzima busanzwe umugore waciye inyuma umugabo igikuba kiba cyacitse ariko umugabo we wagiye guca inyuma umugore we bifatwa nk'ibintu byabaye ariko ntabwo bifite uburemere nk'uko umugore yabikoze kubera iki ni wa muco wari urimo uvuga n'ubundi kuko twavuze tubisanga impamvu bavuga gutyo akenshi bavuga ko umugore ari umuryango noneho niba ari umugore ari umuryango ubwo umugabo we abagabo babita abagabo be wabo nyine umugabo wabo ni umugabo ufite imwe n'umugabo we iyo yazaga nawe afite urundi rugo agaca umugore we akaza gusambanya umugore wa mugenzi we ni kwa kureba umugore n'umuryango ntekereza ko ari ibyo bashaka kuvuga hari ariko ubu ngubu akenshi ni uko iyo umugore abagabo ari igihe umugabo abikora noneho wenda bikaba byamenyekana cyangwa se ntimenyekane cyangwa se bikaba byanamenyekana ariko iyo tuba ari umuntu uraho nyine bagiye bakamufata ko ari uko yabaye ari uko byagenze yabikora bikaza bigahutera bikazagenda ariko umugore iyo aciye inyuma umugabo nyine bumva ari igikuba gicitse kuko burya umudamu niwe utanga urugero mu bana akenshi reka ko tuvuga burya kuko ibyubatswe bityo ninde wabyubatse kuko ibyafashe kugeza ubwo biba nkaho ari ihame nicyo rero ndimo mvuga mbona burya abamama kuba ari bo batanga uburere abenshi bumva ko ari bo batanga uburere cyane ku bana nibo twibandaho mu muco nk'uko umuco ariko burya n'abagabo burya baba batanga uburere cyane mu bana impamvu babivugaga ni uko nk'abadamu ibintu byo kugenda mu kazi gukora kenshi ngo twavuga tugiye ku kazi bisa naho byaje nyuma ubundi barabo mu rugo bakarera abana b'abakobwa bakabigisha ibintu nk'ibyo noneho ukibaza nko kuri uwo musozi umugore waramuka aciye umugabo w'inyuma yarabyaye abakobwa ntekereza ko n'umuhungu wagura aho ngaho atari kujya kurambagiza muri rwa rugo rw'umudamu waciye umugabo inyuma akavugirizwa induru n'abana bumva ipfunwe ryabaga ribayeho mbese byabaga ari igitutsi byabaga ari igisebo kuko muri kamere tuzi ko abamama ni abantu bo kubahwa ni abantu biyubaha nabo ubwabo ariko iyo yiyandaritse burya nawe uri umubyeyi mugenzi we birakubabaza umutima urababaye kumva mbese kumva ni ikintu gikomeye cyane muri uyu muryango turimo w'abanyarwanda tugarutse nko ku gihugu ubona igihugu ntako kitagira ngo gishyireho amategeko gishyireho ibihano ku barengereye kandi kinagira inama abantu mu buryo butuma umuryango ukomeza kubakika we gusenyuka ariko hari hasigaye ihengekerezo ryo mu nzu y'Imana mu rusengero none nk'uko twabivuze naho byamaze kugerayo nk'uko bibona Fani urabona umuryango ugana he ni ikibazo gikomeye ubu ngubu ahantu hose umuntu wese aho ari yibaza ukibaza ese abayobozi tuzaba dufite ejo hazaza ni bande tuzabakura hehe kuko nk'ahantu akenshi nagiye mbona mu nzu y'Imana navuga ngo ni impamvu se reka tubyitene se impamvu ni iyihe nk'ukuntu wagiye umuntu agenda ashakisha ngo arebe aho biva hari ukuntu ubundi mu myaka ya kera twagiye tuvuga kumanuka hasi za 2009 kugenda habagamo uburyo nk'urubyiruko pe ugasanga niba ari umwana w'umukobwa ukijijwe arakizwa ave yavuyeyo azinukwe ubwo busambanyi bureke ave mu buraya kuko ikindi buriya twajyaga tunatura habagaho ibintu byo kwatura kandi ngira ngo ahantu hose Bibiliya yemera kwatura
kwatura biriya irabyemera akatura ibyaha byose akakira Yesu akabatizwa noneho akava yavuyeyo pe noneho akamenya no gusenga akabwiza Imana ukuri muri iyi minsi kutabwiza Imana ukuri nacyo ni ikindi kibazo kiri gutuma umuntu ashinga urugo akarushinga se ahubutse abona imyaka yamugendanye abona abandi babanye bangana bari gukora ubukwe abandi barabyaye asigaye wenyine agasa nkaho mbese ibintu bye arundarunze agakubirana agafata akajyana ubwo ndavuga ku mpande zombi asa n'usiganwa asa n'uri muri competition ikindi ni bya bintu ati wenda yagiye n'igihe cyo kurambagizwa cyarageze ariko yabona umuntu w'umusore akaza nta kazi afite kandi abona mugenzi we bagendanaga afite umugabo bakize yaje afite amafaranga se yagize gute ntago bari kureba imbere hazaza uko bizaba bimeze wese uyu muntu ngiye kubana nawe afite ikamyo afite ibiki ese na rwa rukundo kwagusenga kwagukizwa kurimo ntago yabimenya atarasenze cyangwa ngo basenge hageze hateraho n'ibindi bintu byateye nabyo byoretse abantu mu minsi ishize ibigare by'abanyamasengesho sindi kubarwanya sindi kurwanya Imana cyangwa se amasengesho ariko namwe ubwanyu hari aho wigeze yumva bavuga ko hari hasigaye haradutse umuco bati Imana yakunyeretse yaguhuje n'uyu rimwe na rimwe bagasengana muri icyo kivunge kandi ko kubukwe bukanataha rwose bakabucyura nyuma y'imyaka 2 cyangwa se 3 awenda ryo yihanganaga bakagira 4 5 bakarusenya noneho ukurusenya kwaba kenshi ibintu by'ubutane hari igihe byaga kujya buterura umugabo akaba aracitse cyangwa umugore akacika akigendera akabura imyaka igashira n'indi gataha noneho kwa hari uburenganzira wenda bagomba bw'abana n'iki bikaba byangwa ko ajya mu rukiko gusaba bwa butane kwa ko bashyingiranywe yaramubuze cyangwa se burakeye ibone undi mugabo ashaka gusezerana nawe akabanza gukora rya sezerano rya mbere akabona gusezerana irindi ngero nkabona ko no kuba mu nzi y'Imana ari kuzamo ibintu byinshi by'amadivorce ameze gutya ntago tugisenga reka mvuge gutyo ntago tugisenga abakobwa bacu ntago bagisenga kandi burya mu gihe cy'imyaka y'urushako yo gushaka umukobwa wese aho ari cyangwa umuhungu aba akwiye kwegera Imana cyane kuko navuga ngo igihombo cya mbere mu buzima ni urugo rubi cyangwa se gushaka bikakunanira ariko buryo babanye imbere y'Imana mugasenga nubwo mwese mwabana mwambaye ibirenge nta n'inkweto mwazanye ngo babashyingiye mwambaye ubwo mvuze ibintu wenda biciriritse ariko nzi ko Imana yashyigikira urukundo rwanyu ikabageza ahandi hantu kure cyane kuko ibi mvuga hari wenda n'abantu bakumva bagahita bavuga ati rwose hari igihe ukunda umuntu ntabwo ukunda ibintu nta nubwo ukunda ibizaza hanyuma utazi utanareba ukunda umuntu ukakunda uko ari kuko mu isezerano dusezerana buriya kenshi buriya sezerano njya ngira umwanya wo kurongera nkarimedita cyangwa se nkaritekereza nkarisubiramo tubyaye cyangwa tutabyaye dukize cyangwa dukennye urwaye cyangwa utarwaye sinzifuza abandi bagabo kugeza ubwo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse warirahiye umeze ute hanyuma akabati mbyemeye ntyo hari n'ahandi wongera akajambo ngo mwemeye ntyo ntubuze imico wenda afite uko yavutse ntubizi yani magambo mwakiriye gutyo cyamwakiriye gutyo bivuze ngo nana b'umusazi ubwo urumva ryasezerano hari igihe zakomeza najya no muri za ngeso ariko uzajya Imana ati wibuke ko navuze ngo mwemeye ntyo icyo nabivuze rero ntago urubyiruko turi kubafasha wenda ngo basenge cyangwa se nabo bashakisha uko bakora iby'Umwami ashima kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mushakashaka iby'Umwami ashima buriya gushakashaka iby'Umwami ashima ntago ari ibintu navuga ngo byoroshye uri mu mwuka ariko uri mu mubiri hari igihe bikunanira muri dosiye wakira abaje gusaba ubutane nk'uko twavuze ko muri imyaka ari benshi cyane binateye impungenge mu by'ukuri
iyo ugereranyije abasaba ubutane muri dosiye wenda uzo wakira wowe abasaba ubutane bakagenda bakagumayo n'abandi basaba ubutane ariko nyuma wenda bakisura bakagaruka bakongera bakubaka, imibare imyinshi iri hehe ngo byibura biduhe icyizere? Imyinshi niyo baba bagukomeje kuko abaza yabitekereje cyane rwose. Nk'ibi turi kuvuga akenshi ibintu bisenya ni ibintu twese tunyuramo. Mu by'ukuri abantu nabivuze uko urugo rubayeho abantu mukamara imyaka 10-12 se, ntago hari ibyo byose ari ukuntu muba mubana, sibyo? None ugasanga utuntu mupfuye n'utuntu tworoshye, ni ibintu wera nawe wigeze kunyuramo cyangwa se uzi n'umuntu wabiciyemo ariko kwafata nkaho bitanariho, ariko ugasanga ahubwo hari ikindi kintu usa na utwuririye ariko wenda hari ikindi kintu kibyihishe inyuma, ko hari igihe umuntu atakubwira byose, hajya atakubwira byose, ariko burya umuntu baraganirizwa bakagaragarizwa ingaruka kuko zo ziba zihari, nubwo abaje turaje nizo tugiye gukurikizaho ingaruka. akaganirizwa yabitega amatwi, wenda bakagenda bakabicara bakabiganiraho. Abo ngabo nababashije kuba bakiri kumwe, cyangwa se nari baravuye mu rugo ariko wenda avuye nka Kicukiro wenda aje gutura nka Nyarugenge, wenda ubwo bazahura babavugane bavuga ati ariko ubundi wenda turapfa iki, sinzi uko bazagana, ariko hari abagaruka bati wa mugani turabona nta mpamvu kwisenyera ubwacu, dufite wenda abana n'urugero. Abo rero mana nkanjye rwose iyo baje bigenze ute? Mbasaba umugisha abantu bumvaga babivamo bakava mu rushako, ariko bakaza kwisubiramo bakavuga bati rwose ibi bintu turimo reka tubireke. Abo bantu Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, kandi Imana izashobora kubaka urugo rwabo rukomere kurenza mbere. Mvuga ngo umubare w'abagaruka baje kukubwira bati ikirego twakuzaniye turagisenye dusubiranye ni bake cyane kurusha abagumayo. 1%. 1% rwose sinatinya kubivuga, 1% pe. Kandi ngo ko ari igitangaza kiba kibaye. Ni igitangaza rwose. Izo case ndumva izo mbonye ntago zirenze 2. Ntago zirenze 2 rwose. Kandi n'undi wenda waba ari muri iyo ka nawe ntiyabona izirenze 5 cyangwa 6, urumva ziracyari nkeya. Ziracyari nkeya. Ingaruka rero ziza ku batanye, yaba umugore cyangwa umugabo, buri wese ku ruhande rwe nizihe, kugira ngo niba hari n'abicaye bari gupanga ku meza ukuntu bagiye gutandukana bamenye ko izo ngaruka zizabageraho. Ingaruka rero rwose pe ndazivuga neza cyane barazumve. Ndabona ise bunama banza ari nyinshi cyane zigoye kuzivuga kandi ziranakomeye. Iyi ngaruka ya mbere ibaho ni kubagiza umugisha wo kubyara abana birabahungabanya pe. Kubona umwana azi ngo mama we na papa we baratandukanye ni ikibazo gikomeye. Uwo mwana mu by'ukuri twavuze ko umuryango umwana akura yifuza, umwana afite uburenganzira bwo kuba mu muryango no kurerwa mu muryango kandi akarerwa neza, akabona ibyangombwa akenera kugira ngo anakure, haba mu buryo bw'ubwenge cyangwa mu buryo busanzwe bw'imikurire y'umubiri. Noneho uyu papa we na mama we batakiri kumwe, urumva wa mwana agira ikibazo gikomeye. Kubabona abana na nyina kandi se nawe adahari, isakaza kumusura ari nk'umushyitsi kubagira umugisha, kuko iyo batandukanye ntago gutandukana ntago bituma umwana atagira uburenganzira ku babyeyi bombi. Nta nubwo ababyeyi bagomba kutagira ubwo burenganzira, baba bufite pe kwita ku bana. Ariko urumva ni handi usanga bahita bagabana inshingano, ti ungiye nzamwishyurira nyine amashuri nanamuvuze, nanjye ngo nzamushakira ibyo kurya n'imyambaro. Urumva mutangiye gufata imifungo, murafunga imifungo muzagenera umwana. Umwe ibyo yiyemeje bimunanira, ingaruka zikaba ku mwana. Nabyo urumva ni ikibazo. Kandi mu gihe bakabaye bari hamwe bizabananira nyine mugwagwane, ariko umwana wanyu yige, wemere burye, ugurisha intebe yige. Uko kuntu umwana nawe nabona urwo rukundo ababyeyi baguye bakabyuka bakagira gute, bizatuma umwana nawe azamuka afite intego, avuga ati nzakora umuryango wanjye, nzakora igihugu cyanjye, nzabavana muri ya nzu. None se umwana niba akiri iwawe inzu, urumva nawe azatanze umusanzu kuri sosiyete cyangwa se ku muryango babeho neza. Ariko naba yarabayeho ko nk'uko ise yarabaye, sibwo navuga reka no kuvuga wenda cyangwa nyina ngo yabaye ikigwarira, byaramunaniye, yaratsinzwe, umwana azakwana umutima mubi.
biranashoboka ko bishobora no kuzamwangiza nawe akaba atanashaka. Kadusoreze kuri uwo mwana, ahubwo umwana wakuriye muri iyo kondisiyo y'ababyeyi be batandukanye, kubaka urugo kwe noneho bigenda bite? Tukiri kuri iyo mpamvu twemeze ko nawe bijegajega cyangwa hari abo bishobora tukiri kuri iyo ngaruka twavuze ku mpamvu yo gutandukana iza ku bana, nuvuga ngo nawe yashatse ubwo sumva umuryango uzabaho ntabwo uzabaho. Ndahamya neza sinvuga ngo ndakeka, ndahamya ko niba warakuze ubona mama we na papa we baratandukanye, akantu gashobora kuba kakabazo kaba ati ariko uzi ko burya n'ubundi iwacu ntibabanye. Icyo mubwira ni iki, ni uko hari uwo tuganira ariko bisanzwe tutari no mu kazi, mbimuganirizaho ndamubwira ariko se kuko buriya wagerageje kureba rwose ntibubatse, ntumaze igihe kingana gutya, ubu koko pe nk'ubu rero nubwo wenda najyaga ntinya kuvuga ibi bintu, wenda nkavuga ntibyaba byose umuntu uri bunyumve akareba imyaka mfite ashaka ati ceceka wakana, ubwo si bivuga rero hari aho utaragera. Ariko ikibazo noneho kiri kuntungura muri iyi minsi ni uko ari kuza abantu mbona bakambyaye, haba ariko ko mbona ufite abana bangana nanjye, ubu koko nyine ubwo akayitegereza nyine wenda mu mutima akaba ati wenda ntuzi ibyo uri kuvuga wa mwana we rwose, ibyo kora akazi ushinzwe ibindi wenda ntibikureba. Ariko umuntu we twaraganira arambwira ati yewe tireka da, ati jewe atireka, ati jewe na data ntiyubatse, mfite na data wacu mfite ambwiye ako kanahise nkashyiraho akabana, none bya bintu burya ni umuvumo uba ugiye gutera uruhererekane muri ba bana, ubwo iyo ni ingaruka ku bana. Noneho hari ingaruka no muri sosiyete cyangwa se muri uwo muryango mugari twavuze. Niba ari ufite umugabo wo mufite urugo ruhamye mukaba mwaratandukanye, uzaca mu muhanda bavuge bati dore wari umudamu wa runaka aciyeho rwaramunaniye, uyu musozi wanyu aho wavutse bavuga ati reka da baratandukanye kera, twaherutse tumushyingiye, duheruka ibyo ngibyo birangirira aho ngaho. Hanyuma ikindi kandi akenshi hari n'igihe bishobora no kuba ingaruka zanagera no ku gihugu. None se numva umwana ashobora kuba yabanaga n'ababyeyi ari kumwe, niba agiye ntagaruke, ejo wenda akagira ikibazo runaka, urumva bishobora kugeraho wenda akajya gufashwa akagira gute, ugasanga nabyo wa mwana akuze nabi. Ariko icyo mpamya cyo ni uko biriya bintu abantu babikore rwose bitonze, kuko n'umwambi Satani yaje arafora arasa imiryango kugira ngo bizagende bigere no hasi no mu bana bitume byakwangiza. Muri aba bantu basenya, iyo bafashe icyemezo cya nyacyo cya burundu cyo gusenya, nyine hari abantu bahita bafata icyemezo cyo kongera kwiremariya, kongera gushaka nanone, yari umugabo agashaka undi mugore, yari umugore agashaka undi mugabo. Hari abibwira ko noneho gihita kiba igisubizo, koko nibyo? Oya, ntabwo nanone ni gake ku ijana kugira ngo ubone igisubizo navuga ngo kiri positifu cyangwa se kiri nyacyo ugereranyije n'icyo rwa mbere byagize. Ntabwo bihamya neza yuko birashoboka, ariko nabo ni bake ku ijana, kuko n'ubundi cyasenye urugo rwawe cyanasenya n'urwa kabiri waba ugiye kubaka, kuko hari abantu bagiye muri divorce inshuro zirenze 2-3. Tuhite tugikurikiriza rero ku kijyanye n'ubuhanuzi mu bakristo bavuga bati, abahanuzi baza akavuga ati uyu ntiyari uwawe, dore uwawe n'uriya, agahita asenya akajya kwiromariya nawe kugira ngo yihuze nyine ngo n'uwo ari nyawe, nk'uko ubuhanuzi buba bwabivuze. Ubuhanuzi nabwo buri mu biri gusenya imiryango ukurikije raporo wakira? Urumva nk'ibyo bintu nk'uwaza ntabwo yavuga ko yahanuriwe, akenshi arabihisha, kuko ibyo nta kimenyetso yabigaragariza, kuko twavuze ko bizana n'ibimenyetso, nta gihamya yabigaragariza. Ariko nkeka ko burya uwo muntu nawe ntabwo aba yagombye kubanza agashishoza. Ni gute nanjye nakwibaza, ni gute naba ndi mu rugo rwanjye, tuvuge ndashatse bimaze imyaka 3 wenda 4, wenda rimwe na rimwe ndanabyaye, umuntu cyangwa ubuhanuzi bukaza avuga ngo wawe si uyu ahubwo yari uriye. Nese iyo Mana ibimbwiye yari iri hehe kutaye mu icyo gihe, wenda mbwiye ati wenda suri yarakubuze, yarambuze se? Ntabwo yambuze, ntabwo ari icyo gihe imboneye. Ndahamya neza rero ko rwose ubwo bwagombye rwose, ndumva Imana iri wo mu ijuru itureba twese, ntabwo Imana yasenya umuryango. Nubwo ushobora kwibashya kuri defo y'umuntu, ariko ifite izindi nzira, ifite izindi nzira yabinyuzamo
n'ubundi wari wawe akazaba uwawe ariko ntabwo yabinyuza mu nzira ngo yo gusenya ngo uyungu kuko bita byangiza abandi bantu benshi ugiye nawe ukabivuga mu buhamya nawe ukavuga ati nje gushima Imana ahubwo wasenya imitima ya benshi abandi nabo bati ati kumbe nanjye nawe wasenya imitima ya benshi abandi nabo bagagukomera amashyi bati niba ari uko bimeze noneho ubwo nawe tugiye kuya tuvuga ati si saha ahubwo ni hariya warayobye dore aho kuri nanga ntago rero nemera yuko Imana yamanuka rwose kereka hari ukuntu wasenze we n'ibanga ry'Imana kandi ntabwo ibyo bintu yabikora pe ntabyo yakora kandi yifite kubikora mu Mana bwayo abantu bakuru babyumva mu Mana bwayo ifite kwiyaranja wenda ubu utari wawe wenda ikaguha ariko ntago mbizi yego katubashimire mwese abo twabanye mwakoze cyane mufashe dushimire umubyeyi Fani yatuganirije abakoze cyane murakoze namwe Imana iguhe umugisha naho mu biganiro byacu by'ubutaha mukomeze mugubwe neza twubaka umuryango kuko niho soko ya mbaraga zose igihugu ndetse n'itorero ziva Imana ibahe umugisha naho mu biganiro by'ubutaha shalom